Yes, reka tubasuhuze tubaha ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero twagarukanye n'umutumirwa wacu niyo Patrick. Agiye kugira bimwe mu bintu atuganirizaho biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga biri gutrendinga rero mu bakozi b'Imana cyangwa se mu bashumba. Meze bite se? Asundi we nturi umushumba ubundi. Reka nkubwire rero nta mavuta bigeze bamenaho hajya babamenaho amavuta cyangwa basukaho amavuta. Okay, right, babasukaho amavuta. Ahubwo ndumva iryo jambo ari nge wari kubaza. Nuvuga ngo ngewe nta mavuta ndasukwaho. Cyakoze igikundiro cy'Imana kindiho. Ariko mbere yuko dutangira ikiganiro reka tubanze dusenge. Kuko abayoborwa na mwuka nibo bana b'Imana, abayoborwa n'umubiri bazarimbuka. Yego. Ndagushimiye Mana, gushimiye kugira neza, gushimiye ko ari wowe utanga amahoro, gushimiye ko ari wowe ugena byose. Tugiye kuvuga ku byo turebesha amaso nk'abana b'abantu, gusa ikibabaje ni uko nta mwanzuro turi bubifatire. Ikindi kibabaje nta n'igisubizo byibuze kiri buboneke mu byo tugiye kuvuga, uretse gusesengura ibyo turebesha amaso yacu. Amen. Mana, turinde gukora amakosa muri iki kiganiro ashobora gukomeretsa rubanda. Tuyoborwe nawe. Aya magambo tugiye kuvugira hano, abazayumva bagira ubutumwa bakuramo. Ukuri. Kandi winjire mu mitima y'abagiye kumva ibyo tugiye kuganira, aba ari wowe ugira ibyo uhindura mu mitima y'abagiye kumva ibyo tuganira. Urakoze. Kandi abantu tugiye kuvuga abo ari bo bose, ugira icyo ukora kugira ngo wongere ubasubize amahoro mu mitima yabo. Amen. Ugira icyo bahinduraho. Amen. Bana igira ikibahindura. Nanjye nsoje nsenga. Hanyuma Patrick, uyu munsi rero nago turi buze kuza kujya kure y'ibiri kuvugwa cyangwa se kubiri ku mihanda. Ndagira ngo twiganirire, tubwire niba hari video yawe rwose, niba iri hano hanze cyangwa se iri hafi kuhajya. Ko nabonye message z'ibirenge zihari zitoroshye. Nabonye. Ikintu navuga ku bintu biri kuvugwa nibyo turi kujya turebesha amaso. Oya nibyo turi kumva n'amatwi cyangwa se turi no kubonesha amaso. Oya noneho byaje ku karubanda. Iyo turebesha amaso. Noneho byaje mu barokore. Yego. Biteye agahinda pe. Biteye agahinda Mana we. Biteye agahinda. Umurimo w'Imana umaze kuba igitutsi ku buryo abantu b'abarokore bahindukira bakaganira bakagera ubwo banaharabikana. Bakanivamo. Biriya bundi mu buryo bw'agakiza tubyita guharabikana. Birababaje kuba waganira na mugenzi wawe ku bintu birebana n'ubuzima bwanyu mwembi, bikarangira mushwanye, none kwa gushwana bikarangira mushyiranye hanze. Ariko umenye ko bajya baca umugani bakavuga ngo akarenze umunwa karushya hamagara. None se umuntu uri gusohora izi nkuru za Pastor Steven, ariwe Pastor Etienne. Yego. Na Madamu Pasterine, Mama Pasterine Uwanyana Asiya. Ugira ngo bahararorohewe. Ariko buriya icyambere. Pastor Steven ubu nta mahoro afite. Yego. Mfite ubwoba yuko ubundi Pastor Steven abantu batamuzi ni umushoferi muri Amerika. Ni umushoferi. Yego. Babandi b'ibikamyo. Sinzi niba atwara ibikamyo, ariko nzi ko ari umushoferi. Yego. Kandi ukomeye. Ariko babona amafaranga. Uhembwa n'amafaranga menshi. Babona amafaranga kabisa. Amakuru ufite nuko ahembwa ibihumbi bigera mu 10 by'amadolari. Ni menshi cyane. Uzi ibihumbi 10 by'amadolari miliyoni zirimo. Ayo mbonye nk'umuntu akayama nanjye byibura nkamuha ka video nakwishima. Zigera hafi muri miliyoni 20 ku kwezi. Ese ari amafaranga baba bayakuyesha. No kuvuga ngo rero ase Patrick buretse gato. Reka manze buretse gato. Hano iwawe. Nta mukecuru hari basi ngo nanjye niyogereza ibirenge nganyihera amafaranga. None se kankubaze.
Asiya biriya birenge yabyozaga, ariko wenda aka kantu ushobora kukavuga kagahita kavuguruza ibintu byinshi. Gusa mu mutima wa Asiya yego niwe uzi impamvu yozaga ibirenge bya Pastor Steven ariwe Pastor Etienne. kubera urukundo. Ese amagambo yavugirwaga muri iriya audio wumvishe ngo ndagutekereza ngo umubiri ukandya, Oya, akantu k'umubiri kamurya ko ntako numvishe. ko nakwiyumvira. Oya, akantu numvishe nuko ashaka kurongorwa ngo birenze uko abantu babitekereza. None se kurongorwa byo ntibyatuma umubiri ukurya? Rega nawe afite umubiri. Ariko umubiri uranamurya. None se imyaka amaze atarongorwa, uretse ko binagoye kwemera yuko Rega n'amezi 5 buriya ni meza. mbere yuko bozanye ibirenge cyangwa nyuma yuko bozanye ibirenge hakurikiyeho iki, hakurikiyeho iki, cyangwa habanje iki? Habanje iki mbere yuko ibirenge byozwa? Ese ni Yesu wari uri koze? Hariya ni Yesu wogeje intumwa ibirengera? Oya, Yesu wenda ikintu navuga, kiriya gihe Yesu, umuntu nzi wogeje Yesu ibirenge ni umugore umwe w'isadunda wari wasambanye yariya kantu, arangije bamuzana nk'umuntu bagiye kwicisha amabuye, arangije yogesha Yesu ibirenge n'amarira n'imisatsi. Bari gukora ibyahano ariko ni abagore urabona atari ni ibyahano. abahanga, abagore bararenze, abagore bateye ubwoba. Njye nabonye akavido bari kujya baburungushura akarenge, nibo ba mbere urumva? ariko nakubeshye, ibyo byo kuburungushurana n'ibiki Ntabwo urabibona? njye nabibonye, nanabibonye mbere yawe wowe. Nuko rero biriya bintu nabibonye mbere yuko bisohoka kera. njye nabonye rero hari abantu rero bari kwibwira ngo ziriya videwo zafashwe ejo cyangwa ejo bundi. Zafashwe kera, ziriya videwo zimaze nk'umwaka. Oya, zimaze nk'amezi 3. Amezi 3 cyangwa 2. Kubera ko ziriya videwo zafashwe umunsi Pastor Steven aza mu Rwanda. Kwa kundi umuntu aba atashye avuye mu ndege ananiwe, Erega icyambere bakamukorera mwebwe abantu muvuga Pastor Steven, yego ni umuntu, ni umunyamerika, nta nubwo ari umunyarwanda ubu. Afite ubwenegihugu bwa Amerika. Yego. Yemerewe kuza mu Rwanda, ni umunyarwanda ariko ufite ubwenegihugu muri Amerika. Yemerewe kuza mu Rwanda igihe cyose abikenereye, ko arabyemerewe. Icya kabiri, Pastor Etienne buriya afite ubwenegihugu bwinshi. Yego. Afite n'ubwenegihugu mu Burundi, kuko yashatse umurundi kazi witwa Dodo. Barananiranwa. Baza kunaniranwa, ariko amakuru mfite nuko bagiye kongera kubana. bivuze ngo mama Pasiteri Asiya ni umufiyemere, noneho Pastor Etienne nawe ni fiyepere. Oya. None se bose saba divorce cyangwa se kuvuga ngo batandukanye nabo babana? Ubundi umufiyemere ni umuntu, njye mba ntekereza ko ari umuntu uba warabyariye nk'iwabo, niko mba mbivuga, niko mbitekereza. Ni umuntu utagira umugabo. Ni umuntu wibana. Ni umuntu wibana utagira umugabo, ariko wabyaye. Utagira umugabo, utagira umugore, ariko wabyaye. Okay. Noneho rero ubundi reka tugaruke inyuma. Njyewe ubundi ninjye muntu wagiriye inama Pastor Steven wo kugira ngo afate video, yo kugira ngo aterete Asiya, Madame Asiya. Ko bivuga ko ngo ari Pastor Mutesi wamutanzemo pasi umuranga. Reka manze mbigusobanurire. Yego. Wenda Pastor Mutesi nawe ashobora kuba wenda yarakongejeho pe. Yarabijemo. Ariko ubwa mbere mvugana na Pastor Etienne ko ni inshuti yanjye. Yego. Kandi sindi bunamwihakana, ni umubyeyi wanjye pe. Ko binavuga ko ari manager wawe? Niko ndabyemera, naririye mu biganza by'inshuro nyinshi. Uraza ko nishyuye inzu, ni mbese yanyishyuriye inzu inshuro nyinshi. Yego. Yangabura inshuro nyinshi, yaranyambitse inshuro nyinshi, sindi bukuvega, sinamuvuga nabi. Yego. Ni umubyeyi wanjye. Yarari, ni kuvuga ngo akimara guserera na Dodo, ndavuga Pastor Steven. Yego. Ibi bintu abantu bari kwivugisha ibintu ngo Madame Asiya yarenganye, ntago mubizi. Ntago mubizi, kugira ngo Pastor Steven niba ari nawe wasohoye uri gusohora ibi bintu. Yego. Mubanze mutekereze impamvu Pastor Steven yasohoye ibi bintu. Uri murabyumva? Ndakumva.
icyambere mbere yuko Pastor Steven asohora ibi bintu 90% arazi ko bibiri bumugireho ingaruka itari nziza. yego Kukaragaragara rikodi zose Pastor Steven arumvikanamo amusubiza. noneho ikintu cyateye Pastor Steven gusohora ibi bintu ni igiki mbere yuko mujya kwiha Pastor Steven ngo numupagani nabibonye hirya no hino n'agafaranga na Bishop gafaranga ari kubivuga. yego Aho bahuriye murahazi bajya guteretana murabizi ko numva mwagize mama asi umwere. Pastor Steven muzi impamvu n'icyamuteye gusohora ibi bintu? ashwida Njyewe Pastor Steven ajya gupropoza Madame Asiya yego ndabizi n'umunsi yamuproporojeho urukundo ndabizi. Umunsi aza mu Rwanda nibwo bwa mbere nari ngiye kumwakira. Yaraje azanye n'abana be yego baje gusura famiye. yego Urimo urabyumva? ndakumva. Hakaba hari igikorwa Pastor Steven yarajemo cy'ubukwe bwa mushikiwe. yego Mushikiwe bicyangugu mu Bugarama. yego Azana n'abana kugira ngo basuhuze mama wabo. Icyo gihe Pastor Steven yazanye ibikoresho byinshi nk'umuntu wari gutinda hano mu Rwanda. yego Nanjye icyo gihe yanzaniye iPhone. Azanira n'umugore we witwa Claire. iPhone uwo mu Burundi. oya ntago ari uwo mu Burundi. ese afite abagore benshi. Pastor Steven reka manze mbasobanura ubundi. Yego. Bundi abantu bamuvuga batanamuzi manze mu basobanure. Yego. Pastor Steven ubwa mbere yashakanye n'umugore babyarana abana babiri. Umugore aza kumunanira. yego Pastor Steven arangije afata abana be arabatwara. Umugabo ukunda abana cyane. yego Ugira n'urukundo arubwo abagore baramunaniye. Arangije afata abana barabatwara. Umugore bari barashakanye aragenda ajya kwishakira undi mugabo. yego Ubundi bimenyerewe yuko hano mu Rwanda ukuntu tubimenyereye. Tumenyereye yuko umugore iyo atandukanye na umugabo n'umugore iyo bashwanye usanga umugore ari kujya kuruhana n'abana. Ariko icyo gihe Pastor Steven niwe wagiye kuruhana n'abana wenyine. arabatwara. Aza kugira amahirwe ajya kuba muri Amerika. Ajyana n'abana be. barajyana. Arabajyana abana arabarera wenyine. Barakura. yego Abana bamaze gukura ubu ni abasore pe. Umwe ni umusore undi ni umukobwa mwiza rwose. Arangije aza kubona ko ari ngombwa ko akwiye gushaka. Ndimo ndababwira uwo Pastor Steven uwo ari we. natwe turakumva Mureke no kumuvuga uko atari n'abatamuzi mu mumenye wikoramo ntaribi. Ipfa kubiri gukora. nta kibazo. Yego. Noneho birangiye Pastor Steven aza kubona yuko ari ngombwa ko ashaka umugore. Kubera ko Pastor Steven yari inshuti n'uwitwa Pastor Mutesi. yego Ahubwo Pastor Mutesi niwe wabaye umuranga kuri uriya murundi kazi. wo mu Burundi. Yego. Pastor Mutesi niwe wahuje uriya murundi kazi na Pastor Steven. Birangiye Pastor Steven aza gushaka uwo murundi kazi. Umushumba umwe ndashatse kuvuga izina rye kubw'impamvu z'umutekano wo muri ADPR amubera pare. ahubwo se ko numva yankuru irimo yankuru iraza kuvamo ibintu byinshi cyane. Nukuvuga ngo abana n'uwo murundi kazi amuzana hariya Kabeza. yego Amushakira inzu niho afite ubundi Pastor Steven niho afite inzu. ye bwite. Inzu nziza pe. Umurundi kazi abaraje aramubwira ati ngwino ube mu Rwanda. Amugura n'imodoka nziza ya Kia. oya da. Birangiye baza kubyarana umwana. Baza kunaniranwa. Urumva abantu batabana n'imico n'ibiki baza kunaniranwa. None umurundi kazi aza gutura ubwo aragenda. yego Yisubirira mu Burundi. Atangira gushwana na Pastor Steven. Ndimo ndabasobanura umuntu muri kwiha kuvuga ngo ni umuntu mubi. Banze mu mumenyi. Muvuga n'ibyo mutazi. yego None Pastor Steven amaze kubona yuko kubana na wa murundi kazi byanze. Arambwira ati abagore barananiye Patrick. Arambwira ati Dodo namukoreye ibishoboka byose mugurira inzu mugurira imodoka mukorera ibishoboka. Yari afite abakozi bagera muri bane. yego Ushinzwe koza imodoka
umuzamu umurinda, umukozi wo mu rugo ushinzwe guteka, n'ushinzwe kurera abana, n'ushinzwe kuhagira imbwa. oya nta mbwa yagiraga. Ndavuga ibintu uko biri. Yego. Birangiye afata umwanzuro wo gutandukana na Dodo mu buryo bwemeranyijwe n'amategeko. Yego. Icyo gihe twajyanye kuri RIB. RIB ya hano Kicukiro hirya ya Sonatibe ni hehera, hirya iriya hari RIB ihari. Icyo gihe tujyana, abahazi barahazi. Yari ari muri processes zo gutandukana n'uwitwa Dodo, uwo murundi kazi. Birangiye aravuga ati se nkora iki? Arambwira ati noneho ndi kwibaza ikintu ngiye gukora ko abagore bananiye, ubu ngiye kuba urw'amenyo. Arambwira ariko rero hari umugore rwose nzi kandi ugize amahirwe akakwemera rwose mwazabana neza nta satani agira. Ariko umubwira. Yego. Arambwira ati si uwo ninde? Ndambwira ariko buri urambagije Madame Asiya. Kufite n'amafaranga. Ufite n'amafaranga, ahari stress y'abagore ntiyabirangiye. Yego. Ninjye muntu wamugiriye inama bwa mbere yo kurambagiza Madame Asiya. Genda nanjye reka mite mvuga ngo dusubire inyuma gatoya. Icyo gihe umubwira ati uramutse urambagije Madame Asiya ko na stress yazaba nkeya y'abagore ikagabanuka. Yego. Wari ufite gahunda cyangwa se wari ubizi yuko Asiya ari ku isoko? None Madame Asiya ni ryaratabaye ku isoko, hari umugabo yari afite. Yenda umugabo we yamaze kwitaba Imana, yenda afata aravuga ati reka mbanze ndumukemo. Ubu ukuntu ngiye nabitekereje. Yego. Ngiye nabitekereje nkanjye mu mitekerereze yanjye. Yego. Ibyo byo kuba Madame Asiya yari ari ku isoko simbizi, sinzi nuko umuntu ajya ku isoko. Ntago wari ubizi. Ngiye naramubwiye nti buriya kubera ko abagore bamaze kukubera isereri. Yego. Buriya urambagije Madame Asiya ni umugore witonda, ugize amahirwe akakwemera. Yego. Ariko nta nubwo yakwanga, ntayitinya itarungurutse. Buriya stress z'abagore ntizaba zirangiye. Arambwira ati ariko wa mugani uriya mugore n'umwana mwiza uriya mubyeyi. Ndangije nambwa nti tereta umuntu sakindi zabibyara ikindi. Ariko ntago tuvuga urugero, ntago ushobora kujya kuranga inzu utazi ko iyo nzu yenda itari ku isoko. Njyewe ndakubwira ibyo namubwiye, ibyo bintu byo kwanariza wapi ntacyo mbiziho. Arangije yari afite na gahunda yo kuza mu Rwanda Steven. Yego. Njya kumuteka ku kibuga, njya kumwakira. Cyo gihe namujyaniye n'indabo. Nukenana n'amafoto ndayakwereka. Turangije. Ayo mafoto ndashaka uze kuyatwereka. Ndaza kuyakwereka. Yego. Birangiye. Pastor Steven igihe kiza kugera. Yenda gutaha habura iminsi mike. Yego. Ariko urumva yatangiye gupropoza Madame Asiya n'ibindi, batangira kugirana relationship. Mbo ari nako wenda abiganirizaho na Pastor Mutesi cyane ko bari inshuti. Yego. Birangira rero Madame Asiya yamwemereye urukundo. No ntiyabimbwira ko yamwemereye urukundo. Yego. Namenye yuko Madame Asiya yemereye urukundo Pastor Steven, bimenye ku kibuga cy'indege duherekeje Pastor Steven, ndi kumwe asubiye muri Amerika, ndi kumwe na Pastor Mutesi, ndi kumwe na Madame Asiya ku kibuga cy'indege, ndi kumwe na musaza wa Madame Asiya, ndi kumwe na murumuna wa Madame Asiya. Yego. Ndi kumwe n'abana ba Steven, ndi kumwe n'abavandimwe ba Pastor Steven. Yego. Icyo gihe nibwo Pastor Steven yanjyanye hepfo gatoya, hepfo y'imodoka. Yego. Arambwira ndi mu rukundo na n'uwanyana Asiya. Nahise mfukama nkimara kubyumva nk'umuntu wamuhaye igitekerezo cyo kurambagiza Madame Asiya. Yego. Nahise mfukama. Shima Imana ndamburira, mbese mpereza Imana icyubahira ko kanya. Pastor Mutesi ahita arambwira mumbwira iki kintu gitumye Patrick apfukama hano. Yego. Turamubeshya nanga kumubwira yuko ari by'urukundo rwe na n'uwanyana Asiya. Yego. Ikintu kirimo kumbabaza rero ni iki? Uko byagiye bizungurutana nuko bagiye bahana amafaranga, Pastor Steven yagiye abimbwira. Yego. N'amarikoda amwe namwe akagenda yanyoherereza n'ibiganiro bimwe mwebwe mugenda mwumva, ngiye nabyumvishe mbere. Wabyumvishe kera? Yego. Ariko kubera ko nyine nari integetswe kubikira bose, kubabikira amabanga. Kubabikira amabanga kubera ko ari we wabahuje. Yego. Nacece kurumva izo story ntago nari kuzizana. Nta nubwo zanakurebaga. Nta nubwo zandebaga, ahubwo nasengaga Imana mvuga n'aba bantu Imana imfashe bazabana. Ibubakire. Yego.
nzi neza ko nigeze kujya mvugana n'uwanyana Asiya. Yego. Nawe arabizi. Yego. tuganira ku bya Pastor Steven cyane ko bari bafitanye gahunda yo kubana. Yego. Yamwitaga Daddy. Steven agira ikibazo akagwa muri douche ari muri Amerika. Yego. Ni ibintu byahangayikishije Madame Asiya. Arampamagara ati Daddy yagize ikibazo, duheruka kuvugana ambwira yuko yaguye muri douche none telefone ye nayibuze. Yego. Duhamagara abana birange, mpamagara abana biranga. Ariko Madame Asiya akomeza kugerageza. Uhamagara abana banuza ba Pastor Steven. Biza gukunda nza kubaza uwanyana Asiya arambwira ati naje kubona abana nakomeje guhamagara cyane. Biza kurangira rero tuvuganye ameze neza nta kibazo. Aho ukuntu bananiwe guhuza nibyo aka kanya ntumva. Icyambere reka njye ku ruhande rwa Pastor Steven. Yego. Afite ibikomere byo kuba uwanyana Asiya atarabashije yaramukinnye umutwe ahari nkuko Pastor Steven abivuga. Yego. Urimo urabyumva? Ndakumva. Uwanyana Asiya nawe ntago tuzi impamvu yamuteye gukansaringa urukundo rwari ruri hagati ya Steven. Yego. Ntago tuzi impamvu, abantu mureke kwanariza ibyo mutazi. Twongere twibaze. Pastor Steven we avuga yuko yahaye amafaranga menshi uwanyana Asiya. Yego. Hari televiziyo yamusigiye. Yaguze niba ari 1500 by'idolari. Yego. Hari iPhone 15 yamusigiye. Pro Max. Yego. Hari ngo amafaranga ngo yamwohereje yo kwishyura abana amashuri n'ibindi. Yego. Hari ngo n'amafaranga yamuhaye ngo amafaranga agenda kutontobura ngo yagiye ahereza uwanyana Asiya ni menshi. Urimo urabyumva? Ndakumva. Rero ibi bintu sinzi ukuntu abantu barimo kubifata. Turebye ushobora gusanga Pastor Steven. Yego. Icyamuteye gusohora aya makuru cyangwa se n'aya mavideo n'aya majwi n'aya n'ibiki byose. Yego. Nibitarasohoka dutegereje. Nibitarasohoka ntitubizi. Hari aho nabonye ngo noneho ngo bigiye gusohoka ngo nama episode. Iki kintu. Yego. Icyambere. Pastor Steven yabitewe n'agahinda gakabije gusohora ibi bintu. Yego. Kuko nta wundi muntu waje gusohora ibi bintu uretse we. Ndabeshya se kuko ibiganiro biri hagati yiwe na Madame Asiya. Yego. Uri kubyumva? Ndakumva. Nta wundi muntu rero wasohoye ibi bintu uretse Pastor Steven. Ahubwo icyo twibaza yabisohoye kubera iki? Ngewe ikintu mbona ibi bintu Pastor Steven ashobora ko yabisohoye. Hanyuma yenda reka ngira kantu yabitewe n'umubabaro wo kuba yarapropoje Madame Asiya akamubeshya urukundo nkuko mwabye mwumva baby nibindi ngo naguterura n'ibiki byose. Ngo nuko ntagushobora. Yego, akamutera iyo mitoma yose amwizeza urukundo no kubana. None umujama akamwohereza amafaranga agatangira kumufasha bikarangira noneho bigaragaye yuko burya yakinishaga umutima we. Yego. Rero nimujya kuvuga kuri Madame Asiya mumugira umwere. Nimuhindukire mujye kuri Pastor Steven. Ese ayo mafaranga we yayamushoyeho yarayanze? Yego. Yarabuze ibindi akemura? Yego. Ese uyu mugabo wemeye kwishyira hanze agasohora aya majwi n'ibi byose murebesha amaso, we yanze icyubahiro? Si umurokore, si pasiteri, ni umu ADPR. Ejo bundi yabatirishije abana muri ADPR hariya mu ntuza Igikondo. Yego. Ese we yarananiye kurinda ubuhamya bwe n'icyubahiro cye? Ariko aka kanya yemeye kwishyira hanze. Yego. Mugabanye gutera Pastor Steven amabuye. Ibi ngibi biri kumubaho namwe byababaho, ejo bundi twese byatubayeho. Urimo urabyumva? Ndakumva. Nitugaruka ku idini, ubiri idini riraje ryeza uruhande rumwe urundi rurenganiremo. Yego. Ujye kwibaza. Cyakoze ku ruhande rumwe wenda nta kosa mbibonamo, niba wenda yaramukoreye akamasaje nta kosa mbibonamo iyo abantu bakundana bahana keye cyane. Cyakoze wenda ikosa mbibonamo ni ugufata video. Ariko biranashoboka ko ira video ishobora kuba yarafashwe
Madamu Asiya atabizi. Madamu Asiya atabizi ko Nyine niyo mpamvu mbihindura ikosa. Ahubwo ushobora kwibaza Madamu Asiya yarazi ko ari gufatwa video ari koza ibirenge. Cyangwa se ku rundi ruhande ugasanga wenda yarabizi. Akumva ko nta kibazo. Yego. Ahubwo ikibazo cy'abantu ni kimwe. Abantu muri babishaka. Abantu mubona akantu gato mukakabyaza ibintu. Vuga ngo turi babi, ahubwo wivuga ngo turi babi. Yego turi babi. Vuga ngo byemera. Yego. Nta kosa mbona mukoza ibirenge mu kuba Uwanyana Asiya yarogeje Steven ibirenge. Yego. Nta nikosa mbona. Ariko rero kamubwire sinzi ikintu impamvu abantu bari kubitindaho ari Munyana Asiya niba ari Wanyana Wanyana Asiya. Umudamu mwiza. Ari Pastor Steven. Numugabo mwiza ufite igikundiro. Afite n'urukundo by the way. Afite n'amafaranga. Agira n'impuhagira n'ubu. Reka nkubwire kuri side yanjye rwose wikwirirwa uvunika. Ariko niyo mpamvu ndi kugira ngo aba bantu tenda tubaveho twe twajya no mu bindi cyangwa se tunasoze n'ikiganiro cyacu. Sibyo? Ari Asiya umudamu mwiza, ari Pastor Steven nawe n'umugabo mwiza ufite amafaranga cyane ko bose noneho bafite n'amafaranga. Sibyo? Oya, icyo ntago tukemeranya. Ayo mafaranga ya Uwanyana Asiya nge ntayo nzi. No kuba niba yafite se niki cyatumye ajya kwaka runaka amafaranga. Erega mu mari code birimo. Ngo business ngibiki nibiki kandi Pastor Steven haraho yavuze ati ariko se ari naho numvishe bavuga ngo business y'ingurube. Mbo urimo kubyumva? Yego. Pastor Steven abantu mujye musesengura impande zose. Ntimukajye muhagara ku ruhande rumwe mushaka gushigikira. Ni mwebwe rero mujya muremereza amakosa. Icyambere banzu nyumva kakana. Yego. Steven yaramubwiye ko numva uri gushyira business imbere. Nkaba mbona nta bushake ufite nta n'umuhati ufite wo kugira ngo dushake ibyangombwa nzakujyane muri Amerika. Nkaba mbona udashaka byibuze gushyira ibintu by'irembo byibuze ngo nze mfata irembo nubwo byaba mu cyumweru kimwe. Nze mfata irembo kuki udashaka ko urukundo rwanjye nawe rujya hanze rumenyekana. Yego. Kuki udashaka ko tubana. Ngo ngushakire ibyangombwa nkujyane muri Amerika. Niba koko ukeneye kurongorwa nk'uko wabivuze. Yego. Cyane ko kurongorwa wumva ari byo bintu bishobora kumara amagambo. Pastor Steven yabimubaje aramubaza ate se kuki uri gushyira imbere business no gushaka amafaranga cyane aho gushyira imbere kuba nge nawe twabana ngo nze mfata irembo ngushakire ibyangombwa tujyane muri Amerika n'abana mbajyane muri Amerika. Yego. Ako kantu kuki abantu ko batari kugatinda. Ahubwo bakumva ko Uwanyana Asiya ngo yatezwa agatego ngo nibindi. Ni business y'ingurube urumva nyine niyo bashiraga imbere kavuga ati oya reka nkubwire. Ngiye kugenda ku ruhande rumwe. Yego. Barakundanye pe ndabyemera. Ari nawe wabahuje. Ni nanjye wabahuje, ni nanjye wabwiye Steven nabwa ntijya gutereta Uwanyana Asiya ni umubyeyi mwiza ushobora kukurinda stress. Yego. Zo guhora mu rushako rw'abagore ba buri munsi. Ngira n'amahirwe biranakunda. Birakunda. Turanamuherekeza ndi kumwe n'Uwanyana Asiya kuri airport ku kibuga cy'indege. Yego. Ndi kumwe na Pastor Mutesi n'umuryango w'Uwanyana Asiya. Yego. Steven bamwerekanye mu muryango. Ariko ubwo wa mugore w'iwabo w'Uwanyana Asiya. Yego. Ari nacyo cyatumye Uwanyana Asiya azana umuryango ukaza guherekeza Pastor Steven ku kibuga cy'indege. Bose bari yari yabazanye. None se haje musaza wawe, haje musaza w'Uwanyana Asiya, haza na murumuna we. Mbo haza no ku ruhande nabo ku ruhande rwa Steven. Yego. Urumva deja harimo relationship hagati y'Uwanyana Asiya na Pastor Steven. Patrick rero hari ikintu ndibuze kukwisabiraho gatoya. Ndagira ngo mu bantu bakurikiye ikiganiro cyangwa se badukurikiye ayo mafoto uze kuza kuyampereza kugira ngo bataza ku kibuga cy'indege. Muri ku kibuga cy'indege. Kugira ngo bataza kuvuga ngo ngewe nejo nivuganiye na Pastor Steven. Ejo twarivuganiye. Yego. Ndamubaza izi nkuru ninde wazizanye. Yego. Kuzi ko ibi bintu byose nari mbizi. Ukaba rero waransabye kubigira ibanga. None tukaba twabyumvisha ahantu hirya no hino. Ninde wabizanye? Pastor Steven arambwira ati ntago mbizi. Ariko arambwira ngo baze Karabo. Ngo bivuze ngo Karabo na babiri inyuma. Pita nibaza ndamubwira ni Karabo nitukivugana kubera amakimbirane twagiye tugirana. Karabo ari hehera. Iyo message ndaza kuyikwereka arambwira tubaze Karabo. Yego.
ariko avuga yego arakubwira ngo ubaze Karabo yego arabizi. niba yarambwiye ngo arabizi yarambwiye ngo ubaze Karabo gusa Yego. ndangije namwe nese iyi nkuru yanyu nyikoreho ikiganiro arambwira ati nta kibazo ubimwisabira. yego mpita numva yuko bya bintu harimo akantu ariko ndavuga ntukereka nkore inkuru kure y'ikiganiro. Karabo ubwo rero mu basohoye video Karangwino hano mu basohoye video ubwo Karabo rero Ngwino. reka ze atubwire ukuntu bimeze. ngwino hano nge nabajije Pastor Steven ambwira yuko iyo nkuru ayo makuru yafite. Reka ze rwose batubwire ukuntu ibintu bimeze. Hanyuma rero Karabo mbere y'ukaza hanyuma urabaherekeje, famiye iraje, barifotoje, sibyo? ni ukuvuga ngo nge narabaherekeje nyuma kubera ko urumva n'imaze kuba inshuti n'uwanyana Asiya. Yego. Noneho Pastor Steven abwira uwanyana Asiya arambwira ati ndifuza ko umuhungu wanjye mumushyira muri ya groupe yitwa abadasigana. Abadasigana. Narindi no muri processi muzabaza umuntu witwa ntuzi Pasiete tusi. Yego. Karabona niyicare hano mubaza aka kantu. Yego. ase ko mugaruye mu matiku mwuka bya Oya ayo matiku nayo wayajemo. uraho ariko Nawe yayajemo. Uraho muvandi. Uretse gatoya, Komera cyane. uretse gatoya. Yegera aha ngaha. inka yanjye inka y'umusengo uraho reka twongere Yego Kara. Hanyuma nawe nguri mu bantu. Buretse kugera kuri Karabo. Yego. Nindi kukubwira ni nge uwanyana Asiya Yego. twari inshuti. Ariko urumva nge mbere ntabwo navugana n'uwanyana Asiya. Yego. Twatangiye kuvugana ari uko amaze kugirana relationship Asiya n'uwa mu kiganiro Asiya ndaje nkuhamagare mu kanya na Pastor Steven. ari amakuru dushaka gushyira hanze murabyumva Yego. tugatangariza abantu mubaze n'uwitwa ngo warasambanye ibyo byo gusambana wapi sawa rata ibyo byo gusambana wapi Asiya ndaje ibyo byo gusambana wapi Karabare kubeshya nta muntu yarahamagaye nta muntu waruhamagaye nta muntu yarahamagaye urumva noneho uwanyana aburetse uwanyana Asiya. Yego. Pastor Steven arambwira ati ndashaka ko umuhungu wanjye niyo Patrick bitewe nuko nifuza ko azamuka Yego. mumushyira muri iriya groupe y'abadasigana kuko icyo gihe abadasigana bajyaga bategura ibitaramo hari concert baherutse gukora nuko mubaze n'umuntu witwa Pasiete tusi. Pasiete tusi. Ntekereza ko ari we wavuganye n'uwanyana Asiya kugira ngo njye muri iyo groupe bambwira ibisaga nsanga hari kwinjira n'amafaranga menshi. Yego. Uri kubyumva? Ndakumva. Noneho rero ikintu tuzaniye Karabo ni iki ngiki. Yego. Ejo nahamagaye umuntu witwa Steven. Ndamubaza izi nkuru ninde wazisohoye? Steven winda bavuga winda yase Oya ntago ari indaya wakintu. winkubita turangubita Ntago ari indaya ibyo byo kuvuga wapi ntago ari indaya. buramuri gikomeza Mani nge rero iyo uvuze papa wanjye nabi mba numva nanagukura. komeza Ntabwo Steven ari indaya utazongera no kubivuga. ntabyo mvuze Ibyo by'uburayi bikuye. Yenda ashobora kuba yarazi umuntu witwa gutyo twabonye w'indaya ariko yenda bagaragaza mu mabere, ariko nuze kuza gushyiraho nuze kuza gushyiramo Urumva amaraso. nkubwire Yego. nje navuganye na Pastor Steven ndamubaza izi nkuru ninde uri kuzisohora arambwira ati simbizi. Yego. Ndangije ndamubaza ntese ko ibi bintu ari hagati yawe n'uwanyana Asiya ni wowe wazisohoye cyangwa n'uwanyana Asiya wazisohoye? Arambwira ati ntago ari ngewe. Arangije arongera arambaza tese urumva uwanyana Asiya yakora iryo kosa ryo kubisohora? Namaza none ninde wabisohoye? Ariko ubaze uwitwa Karabo. Ariko akubwira. Yego. Ngo baze witwa Karabo. Ndamubwira ni Karabo dufitanye ibibazo bimwe na bimwe kubw'amatiku tumazemo iminsi. Yego. Ntabwo rero navugana nawe ngo ese ngo sinarimbizi. Wowe na Pastor Steven ni ibiki muziranye kuri ibi bintu byasohotse Kuri izi video. unamwisa indaya kandi ari we wambwiye ngo nkwibarize. Yego. buriya urakoze bwana munyamakuru haryo n'ababaye munyamakuru. Oya ibintu bya ibigendanye na Steven na Asiya ni njye ubizi ni wowe ubizi urumva ibyinshi ndabizi kurusha n'ibyo mwabonye urumva. Yego. ubwo rero ntabwo nshaka kuza gutera ibuye ku kagari cyangwa ngo ntere ibuye ku ntuza hariya ku mudugudu. Yego. kubera ko
ushobora gusanga mbyukisha ibindi bintu abantu batari bazi. yego Urumva? Rero icyo navuga Steven ibyo kuki wamwise indaya ariko yabonye mama Asia yagira ubushagarira, ibyo byo nta kindi twakongeraho kuko Asia nawe umurebye neza ushobora kugira ubushagarira, uri umuntu w'umusore urugingo rukora neza 5 kuri 5. Biriya ntabwo namurenganya. Nkuko nshobora kubona Solange hano cyangwa se n'uriya mukobwa ugasanga wenda urugingo rutangiye ubushagarira burazana burakwishe. ibibazo mu bantu. Ariko ibyo ngibyo tubirengeho. Asia reka tuvuge ko nta n'ikibazo afite, kubera ko abantu bashaka kubona ko Asia afite ikibazo ngo kuko yavuze biriya bintu. Yego. Ubundi ndagira ngo mbibutse ko Asia ntabwo ari umupasiteri. Asia yari umugore, yari umugore wa Pasiteri Theogene. yari umugore wa Pasiteri Theogene, mwari inshuti. Twari inshuti. Rero Asia ni umukobwa nkuko n'abandi bose bakobwa baba bameze, cyangwa se ni umugore umubiri we functiona nk'iyabandi. Yego. Rero niba ukumve yuko ko Pasiteri Theogene yitwaraga ariko na Asia yitwara, oya biri differa, biratandukanye. Icyari wari umukavarinze yari umugabo we. Uyu munsi rero akeneye undi muntu umugayidinga, umwereka urugendo agendamo rwiza. Rero yagize amahirwe ahura na Steve, amahirwe make ahura na Steven nawe. Kubera icyo uvuze ko ari amahirwe make, nuko Steven ntabwo turi bubyumve kimwe. Ntabwo Steven ari ikibazo ku buryo byaba ari amahirwe makeya. uretse gato abanza dusobanurire atazana ibintu byo kuvuga Steven nabi. None se urivuga ngo amahirwe, ariko banza ukomeze utaza gukora ku bikoresho by'ingwe. Sawa nawe wirinde yego wirinde utaza kuvuga Steven nabi, kuko uwasiya uwanyana Asia yagiye kumwita baby, hari aho biturutse, hari naho byahereye. uri kubyumva? Rero utaza kuvuga ngo wanyana Asia ngo yahuye n'amahirwe make, ahubwo yahuye na menshi. Yego. Kuko yarungutse, Steven yamuhaye amafaranga menshi. Komeza. Nkomye mu nkokora, ariko ntacyo bibaho mu isi. Mu isi nyine abantu tugenda duhura n'ibirusha. Umugore yise umugabo baby ngo yahuye n'amahirwe make. Asia na Steven barahuye koko. Mu guhura bahuye, Asia baje kumufata mu mugongo kubera ko umugabo yaratashye. Yego. Steven ngabonye Asia, urumva yamurebaga fizi mu maso gusa mbere bavugana batarahura. Asia ngo hari ukuntu yari akase mu cyumba. Yego. Agenda digiza amabuno, agenda gutya agarura hino asubiza hirya, avuga ati Mombasa nayo undi byo gufata mu mugongo ababishyize ku ruhande. Yego. Ati mbanze ngira icyo nibariza uriya mugore, kariya kabuno nagaterano nakagurano cyangwa ibyo ndabivuze. Steven ntabwo ibyo bintu Steven yabivuga. Wigeze wumva hari ahantu muri record zose Patiri uretse gato banza unyumve. Oya nanjye banza unyumve, ndaba ndetse gato ariko banza unyumve. Yego. Muri record zose twumvisha nta hantu havugamwe akabuno gato, nta hantu ho kudingisa harimo. Yego. Karabuvugisha ukuri, uvuga n'ibintu uko biri. Patiri none uretse gatoya. Oya. Ni ukubera iki wabajije pastor uwo mugabo Steven? Ni ukubera iki wamubajije ati izi video bimeze bite? Kuki yahise akohereza kuri Karabo ibyo ari kuvuga ukaba utabishaka kubyumva? Ikibazo cya Karabo arimo gutandukira, ari gushyiramo amakabya nkuru, ari kweditinga. Navuga uko ibintu bimeze. Buriya rero mvuze uko ibintu bimeze. Buriya jewe amategeko ndayazi. None ubu nibwo utari kuyica amavideo mwabonye. Yego. Niwe wayashyize hanze. Nahoze ntongana n'umuntu washyize amavideo hanze. Oya buretse. Noneho hari ayandi mavideo bari bagiye gushyira hanze. Nababwira ntimwabyana mwe mutaza gukora ari bande bakibikoresho by'ingwe. Hari ayandi bari bagiye gushyira hanze. Umugabo yagaramye, agatuza yakareze, kabandi iri mu kirere. Oya. Bari muri massage. Oya, yarari kuri telefone. Telefone avugana n'umuntu nashatse gusubiramo. Ubwo rero ibyo nibyo bari bagiye gushyira hanze. Ubwo rero ndababwira nti mwikirira akabanda hanze. Iriya kabanda yande. Umugabo yagaramye ngo ibiki n'ibiki yandi. Oya, amavideo arahari menshi. Ayahese ayo tutareba nta yahari. Umva nkubwire. Wowe vuga kubiri kugaragara, ibyo utareba wa. Ibigaragara nuko Steven yaguyeho gake arongera areguka. Nimba aregutse si yaguye ryari se? Yagwishijwe n'iki? Yagushijwe n'ikibuno cyasi. Wari uhari se ari ku kigo. Kandi amakuru nyafite ngo yabonye hasi yakata mu cyumba, aravuga ati iki kibuno biti ni igiterano, ni ikigurano cyangwa niko Steven yakubwiye original. Niko yakubwiye Steven se? Icyo mbabwira rero, Asia mumufashe hasi. Asia bino muri abantu barimo kumuvugaho,
yarashotowe yego yarashotowe ajya muri mudu aratangira ati jewe ati nanjye ndumva nyikumbi ati nako ndumva nyikumbi yego kuba yaravuze kuriya mwimutera amabuye yego Yesu yasanze ngo umuntu bari bamumuzaniye ngo bamwicira imbere ye ngo bamutera amabuye ngo Yesu aravuga ati mwe muri mutarakoze cyane kuba hasi yaradomotse gakeya umubiri wari wivumbagatanyije ukavuburiya kuramyakura yego ikibazo ni iki erega namwe muri abantu reka rero mundeke ibyo Steven nanjye Steven turavugana Asia nawe turavugana ndimo ndabunga yego urimo urabunga komeza nta kibazo urumva yewe ubu tuvugana kuvugana no kuvugana sha we ntiwakunga Steven na Asia ubu tuvugana yewe Karabo ndimo ndunga Steven na Asia ntago wabunga ikindi cya kabiri kubera ukuntu ngewe hari ibintu nabwiye Steven kuko Asia ubu nige wahise ubumuranga we nabwiye Steven ndamugani bitewe n'ukuntu twumvishe ukira hanze amajwi ya Asia yego none se ni Steven wasize hanze ndetse gato nako simbizi ko yakuri twumvisha amajwi yagiye hanze yego rega byose arabizi namubwiye ni Steven wa mugani byose arabizi ubundi akari ko nari nkeneye kumenya Steven yambwiye ngo nimbaze Karabo none uravuze ngo uretse tubwire turamugaruka Steven niwe wasize hanze Steven ndamugani we Steven yego Asia ndamukwambuye ubu natangiye gahunda yo gushakira undi muntu gushakira Asia umugabo wa nyawe Steven nabwiye ni soza iki kiganiro Karabo ari kutumwamwanya ndaguha Solange hari umukobwa ufite channel yahoze yitwa Ibendera ry'Abera TV hari yitwa ngo oya mureke namubwiye ko ndi umuhe Solange yego Steven humura namubonye umukobwa mwiza ibyo wambwiye ngo nshake ntago ari umukobwa n'umugore hari ibintu yambwiye Steven yambwiye ngo nshake ngo umukobwa ngo ufite akabuno kaburungushuye urumva ntago ibyo bintu Steven yabimbwiye ngo ufite umutwe muto Steven ibyo bintu ntago yabivuga ibyo bintu by'akabuno kaburungushuye Karabo gabanya amati Solange ko nabibonye ko ibyo yambwiye yabyujuje yakira mikoro yawe nigende arimo aravuga ibintu bitari byo mikoro gato mbanze mwibwire reka nkubaza akantu kamwe yenda ibintu byo kubeshya Steven hano man ubundi we Pastor Steven uramuzi kara reka tube seriye sibyo reka tube seriye Patrick namubajije ngo nukubera iki wagiye gukora ku nkuru ya Steven ukabanza ukamuhamagara ukamubwira ngo izi nkuru muri mugabo zise ni he komeza mu ahubwo dufitanye ibibazo nukubera iki Patrick yagiye gukora ku nkuru turajya muri rimwe twembi dore ko nabonye akabanza agahamagara Steven akamubwira ati iyi nkuru nyikoreho nta kibazo biri gutere yamubaza kuri video zagiye hanze akavuga ngo ibyo bintu wibimbaza ubibaze Karabo nawe na Karabo nawe abifitemo uburenganzira ngiye kubayishura akantu mutari muzi yego ariko ndagira ngo uvuge ibyo bintu turi seriye uzi impamvu uyu munsi ushobora guhamagara Nsabi akanyitaba nahamagara n'umuntu bano basitari bose bakanyitaba ruzi impamvu yego ibitendo byose byinshi mwagiye mubona muri social media byinshi nabaga mbiri inyuma byinshi mutanabizi ngewe ukuntu nteye buriya none yaguze ayiterisha oya ni yindi navuguye havuga ibyo uvuga urumva yego ni ukuvuga ngo ngewe ukuntu nteye mba nshaka kugira ngo nkore amakuru ya nyayo ibyo abantu birirwa baza bihishe mu bantu ntago aba ari sawa gusa yari amajwi sinjye wasohoye ariko yewe kuba Steven yavuze ngo babaze Karabo ubwo afite impamvu kuko ngewe dusoze ngerayo ndi wa muntu ureba inkuru nkacukumbura nkagera aho zabereye dusoze bivuze ngo na video buriya yavuze mva nkubwira ikintu mise numva kubera ko amenyereye ko Karabo ari we munyamatiku n'amanyanga yose yavuze ati buriya ni Karabo wabishyize hanze yego nta wundi wabishyira hanze nta wundi ugira amanyanga ni Karabo buriya niwe wankoreye ububeri yego dusoze njya numva ngo nawe ugira ubwoba agira ubwoba umuntu utagira ubwoba ni inkunguzi ngo agira ubwoba ngo bimwe biteye ubwoba hari umukobwa wigeze kumbwira ngo waba wazisohoye ngo hari umukobwa yarampamagara arambwira ngo mfite ubushyuhe ngo ndashaka ko hari ukuntu tujya kwigenza ngira ubwoba ubwo nibwo bwoba nigirira ngewe nta bundi bwoba kara reka tugushimire merci beaucoup en tout cas natwe nanjye munshimire Patiri hanyuma rero tugana ku musozo w'ikiganiro ariko ndagira ngo nkubwire ngo wakoze kwitabira ikiganiro cyacu mwakoze cyane ariko abantu mugabanye kwiya Steven ahubwo aba bantu 90% nasanze abantu bahubuka turahubuka pe aho kugira ngo dukomeze tuvuga ati Asia wahemutse cyangwa Steven uri icyohe n'ibiki n'ibiki yego aba bantu mureka tubagira inama nziza ku buryo babana neza mu mahoro yego ntabyo se ni ngombwa ko abantu bakomeza kubatera amabuye cyangwa ngo dutera Asia amabuye
bose bambaye umubiri byananezeza baba abantu banabanye bakarongorana bakaba umugabo n'umugore kuko byaba bisobanuye ko baciye mu bikomeye. Yego. Hanyuma rero nawe reka tugushimire. Yego. Karabo we wari content sha? Yala.